Yego nongeye ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye wowe wahisemo gukurikirana platform KWP 250 nk'uko bisanzwe narakubwiye ngo tuweri cyangwa se 2020 ni umwaka kugira ngo njye nawe tubashe kujyana mu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ni umwaka kugira ngo njye nawe tubashe gukorana byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko nabikubwiye. Mu minsi ishize cyangwa se mu gihe gishize maze iminsi nari kugaragara cyane, maze iminsi ndi mu kazi kenshi cyane, maze iminsi niyo ndakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, nagukoreye amavideo agiye atandukanye, nagukorera video zigenda zivuga ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngenda kandi ngukorera video zigenda zigaruka ku buryo YouTube yashobora kukubyara umusaruro. Kuri ubu ngubu ikitugaruye nta kindi, ngarutse ku cyitwa Royal Sport cyangwa se equipe benshi bakwita kwitanga ni equipe y'Imana cyangwa se ya kipe twese dukunda, ya kipe yatubaye ku mitima, ya kipe yatubaye hafi muri bya bihe byari bikomeye, cyangwa se ya kipe yakunze abafana bayo, ya kipe itarigeze itererana umufana wayo umunsi habe n'umunsi wa rimwe. Ariko iyi kipe yaje kugira ikibazo kimwe cy'umuyobozi, cyangwa se twaje kugira ikibazo cy'umuyobozi kuko nubwo ubona nambaye umukara ngewe ndi umwe mu bafana ba Royal Sport kubera ko ni imwe mu makipe zirimo ibyishimo, even though nubwo naba ntayikunda, ariko Royal Sport ni imwe mu makipe akomakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse amwe mu makipe atuma tugenda turushaho kugira ibintu by'ibyishimo. Impamvu ko ndi kugenda ndeba ku ruhande cyane, ndimo ndareba ibintu byinshi cyane abantu bagiye batandukanye bari kugenda bambwira bati Royal Sport yacu n'ibiki, ariko Royal Sport ni ikipe dukunda. Ubururu n'umweru forever, nibwo bururu n'umweru twambara. Uwo bita Munyakazi Sadate, uyu nguyu ni umwe mu bayobozi ba equipe ya Royal Sport, cyangwa se n'umwe mu bantu bayobora ikipe ya Royal Sport mu minsi yashize. Ariko kuri ubu ngubu uramutse uvuze ngo umuyobozi wa Royal Sport ni Munyakazi Sadate, ndakeka wabukoze icyaha gishobora no guhanirwa n'amategeko, kubera ko nyuma y'inama ya RGB cyangwa se nyuma y'inama yateranye ya RGB bari barimo kwiga ku kibazo cya Rayon Sport, baje gusanga ikintu cyangombwa cyangwa se igikenewe ari uko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaba bwegujwe cyangwa se bwaba bukuweho by'agateganyo cyangwa se bitanasubirwaho ko Royal Sport kuri kano kanya nta muyobozi n'umwe ifite. Ayo ni amakuru yiriwe gucishikana mu gihugu cyose ko uwo bita Munyakazi Sadate bamaze kumwirukana. Ikibazo cyaje kivukamo aho ngaho rero, ngewe kingaruye ntabwo ari kubera ko Sadate bamwirukanye gusa, usibye no kuba binshimishije, ni imwe mu bantu nge nifuzaga, kubera ko Sadate ni umwe mu bantu batigeze babanira equipe ya Rayon Sport. Sadate ni umwe mu bantu batigeze bamenya agaciro ka Rayon Sport. Sadate ni umwe mu bantu batigeze bamenya ngo Rayon Sport ni gute yakagombye kubifataho, cyangwa se Rayon Sport ni gute yakabaye ibayeho nk'ikipe nkuru, yakabaye ibifingana n'abandi, cyangwa se yakabaye ifitanye ikibazo n'abandi, yakabaye ibayeho nk'iyi ekipe, yakabaye ese ari ikipe kujya mu matiku cyangwa se kujya gutikurana na Gasogi, cyangwa se yakabaye ari ikipe yo kuba ihagaze igakora byinshi cyane bigiye bitandukanye, igakora nayo ikiteza imbere, nk'uko twabonye ikipe zigiye zitandukanye zagiye zitera imbere. Twabonye iterambere rya APR FC, tubona iterambere rya Kiyovu Sport, ariko ikitwa Rayon Sport kirabura neza. Uwitwa Sadate rero akimara kwirukanwa, ikibazo cyase kibamo ntabwo ari kubera ko yirukanwa gusa, ahubwo ikibazo cyabayemo ni uwitwa Kenisi. Uyu ni umwe mu bagabo bakunda kuryoshya siporo hano mu Rwanda, cyane cyane umupira w'amaguru, kubera ko ni umuyobozi ndetse akaba na nyiri ikipe ya Gasogi United. Uyu nguyu yaramaze iminsi atumvikana neza n'uwo bita Sadate. Aravuga ati rero Munyakazi Sadate, njyewe narakubwiye ngo ibintu bimeze gutya na gutya, wanga kunyumva, ariko igihe cyawe kirageze, igihe kirageze ko bakwigaho, igihe kirageze koko ikipe nziza iyoborwa n'umutoza mwiza, nk'uko yakunda kubivuga. Sadate avuga ati ikipe nziza igomba kugira umukinnyi mwiza, bikarangira Muhajiri agiye mu yindi kipe tutazi iyo ariyo, tudashaka no kwirirwa tugarukaho cyane. Ariko abafana ba Rayon Sport bikababaza cyane, kuko se niwe mukinnyi mwiza yavugaga, ni cyo kintu cyiza yavugaga. Ese ibyiza yavugaga ni uko turi mu madeni? Ibyiza yavugaga ni uko abakinnyi baza mu nama bagataha bivumbuye? Ibyiza yavugaga ni ibihe? Ko twebwe nta kintu cyiza turi kubona Sadate arimo atanga ku kipe yacu ya Rayon Sport. Ibyo ni bimwe byagiye bitangazwa n'abafana, cyane cyane ko niba mwarakurikiranye Afrimax mu gihe gishize, cyangwa se mu myaka yatambutse, mu minsi ishize, ntabwo iminsi ishize, ntabwo nashaka kuvuga imyaka, mwabonye neza saga y'uwo bita Rwarutabura na Rujugiro, kugeraho Rwarutabura umufana nk'uriya, umufana wisiga irangi, agera akerura akavuga uti twebwe rwose turababaye, igihe kirageze kugira ngo turebe uburyo twatabarwa. Ikibazo cya Rayon Sport rero si cyo kuvuga ngo Sadate gusa, murabizi haje ibibazo by'amatagisi, haje ibibazo by'amabisi, gute ikipe nka Rayon Sport inanirwa kwishyura bisi, gute ibintu byose bavuga ngo biri buze gusa umuterankunga, ese abantu bakibaza bati umuyobozi w'ikipe bimeze gute? Ikipe ya Rayon Sport yagiye iyoborwa n'abayobozi benshi bagiye batandukanye, bagenda banayivamo ku buryo bugiye butandukanye n'impamvu zigiye zitandukanye. Ariko tugarutse no ku buyobozi bwa Gacinya, ntago Rayon Sport yigeze igaragara nk'uko yari irimo imaze iminsi iri kugaragara ku buyobozi bwo bita Munyakazi Sadate. Uyu mugabo Munyakazi Sadate rero ikiza cye ni umwe mu bantu bigirira confidence, ni umwe mu bantu bakunda kuvuga byinshi, ariko kuri ubu ngubu si nkumbaze icyo yaje gutangaza. Ariko noneho ngewe ngufitiye ijambo rimwe Munyakazi Sadate yavuze akimara kubona runo rupapuro rumweguza.
gusa. Urabizi bwa mbere bamwe mu bayobozi ba siporo cyangwa se bamwe mu bantu abakomakomeye muri komite ya siporo bakoze inama bavuga bati mureke uyu muyobozi tumukureho, mureke uyu muyobozi tumugambanire aveho. Ariko icyo gihe Sadat yabasha kubicamo neza. Urabizi na Ferwafa yanditse amabaruwa, byinshi byagiye biba mu kipe ya siporo ubwo Sadat yageragezaga kuyobora cyangwa se ubwo Sadat yari umuyobozi wayo, ariko bikarangira byose nta na kimwe kigenze neza bijyanye n'uko Sadat ari umwe mu bantu bagiye bagaragaza cyangwa